Kuri iyi si hari ibintu by'ingenzi buri kiremwa muntu cyose gikenera kugira ngo kibeho, ku buryo iyo ubuze kimwe muri ibi bintu ushobora gupfa cyangwa ukagorwa cyane no kubaho. Buri muntu wese aho yaba ari hose n'amikoro yose yaba afite akenera kurya no kunywa, kwambara, kwivuza no kugira aho aba. Abantu baba mu mazu. Mu Rwanda hari impungenge zikomeye ko amazu ahari yiswe ko aciriritse, abarenga 1/2 batuye kino gihugu badafite ubushobozi bwo kuyishyura. Kubera iki? Uri kuri channel ya Lightway, nge uri kumva ndi Ishimwe Joseph. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Jimmy Gasore yagaragaje ko muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST1, Leta y'u Rwanda imaze kubaka inzu ziciriritse zisaga 2,000 mu nzu 6,000 yari yiyemeje ko izaba imaze kubaka mu myaka 7. Nubwo imibare igaragaza ko ijanisha ry'abanyarwanda bashobora kuzigonderaho rikiri hasi cyane. Yabigarutseho kuwa kabiri tariki ya 24 Ukwakira 2023 ubwo yagezaga ku nteko rusange umutwe w'abadepite ibisobanuro mu magambo kwishyirwa mu bikorwa ku bibazo bijyanye n'uko minisiteri ishyira mu bikorwa politike yo korohereza abashora imari mu bikorwa by'amacumbi aciriritse, amabwiriza agenga abakora umwuga w'ubwubatsi n'ibindi bibazo bigaragara mu kubaka inzu ziciriritse no kurwanya utujagari n'ingamba zo gukemura ku buryo burambye ikibazo cy'ibicanwa muri rusange no mu mashuri by'umwihariko. Minisitiri Dr. Jimmy Gasore yagaragaje ko Leta y'u Rwanda mu gukemura ikibazo cy'imyubakire y'inzu ziciriritse yafashe ingamba zo guha nkunganire abashoramari, koroherezwa imisoro, guhabwa ubutaka ku bafite imishinga minini ndetse no guha abanyarwanda inzu ku nyungu ntoya 11%. Ati, inzira iracyari ndende ugereranije abakeneye inzu zihendutse. Ubu tugeze ku musozo wa NST1 y'imyaka 7. Hari ibyo Leta yari yiyemeje kugeraho mu bijyanye no kubona inzu zihendutse. Biragaragara ko aho tugeze hadashimishije cyane. Dufite inzu 2,600 zihendutse mu gihe hifuzwa inzu zirenga 6,000. Yavuze ko kuri ubu hari kurebwa ibyakozwe neza, ibyavugururwa mu kwihutisha iyo gahunda ku buryo bigera ku rwego rwifuzwa. Minisitiri Dr. Jimmy Gasore yavuze ko inzu zubakwa zikiri nke kubera impamvu zitandukanye zirimo n'ubushobozi. Ati, impamvu ya mbere ni ikiguzi cy'inyubako zujuje ibisabwa ugereranije n'amikoro y'abashaka inzu. Icyo kiguzi gica intege abashoramari kuko inyungu bakura mu kubaka inzu ziciriritse ugereranije no kuyashora mu bindi bitari inzu ni ntoya. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Jimmy Gasore yabwiye inteko rusange umutwe w'abadepite ko Leta yatekereje ku ngamba zunganira izisanzwe mu kubaka amacumbi aciriritse. Inzu iciriritse nibarirwa agaciro katarengeje miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Yakomeje anavuga ko uruhare rwa Leta rukiri ruto mu gushyigikira gahunda yo kongera inzu zihendutse. Ati, ibyakozwe ni ukugerageza kugabanya ikiguzi cy'inzu harebwa ubundi buryo bwo kubaka butanga umutekano kandi bwihanganira ibiza. Minisitiri Dr. Gasore yavuze ko hari no kurebwa ibindi byahindurwa mu kunganira gahunda isanzweho yo gufasha abaturage kubona inzu ziciriritse. Ati, turi kuganira ngo turebe uko twabikoramo. Umuntu wese ntagomba gutekereza gutunga inzu. Tugomba gutekereza kuva ku nzu zihendutse zo kugurwa ahubwo tukareba no ku nzu zikodeshwa. Igice kinini cy'abanyarwanda ntabwo gifite ubushobozi bwo kugura za nzu zihendutse. Kandi abashoramari nabo ntibitabira gukora inzu zikodeshwa. Abanyarwanda 50% ntibashobora kwigondera inzu ziciriritse. Minisiteri y'ibikorwa remezo igaragaza ko abahembwa nibura miliyoni 1,200,000 ku kwezi aribo bashobora kwiyishyura inzu nta nkunganire bakeneye. Ni ukuvuga abangana na 2.7%. Abagera kuri 46.1% bashobora kwishyurirwa hagiyeho nkunganire mu gihe bahembwa munsi y'amafaranga 200,000. Naho abagera kuri 50.8% bo badashobora kwiyishyurira inzu ziciriritse ahubwo bakeneye gufashwa gukodesha. Uretse kuba hari n'umubare munini w'abanyarwanda badashobora kwigondera inzu ziciriritse, Depite Nyirahirwa Veneranda yavuze ko inzu ziciriritse zubakwa zikiri nke kandi bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye. Ati, inzu ziciriritse zubakwa ni nke
leta itinda gushyira mu bikorwa ibyo yemereye abashoramari. Nibajije ngo buriya n'abashoramari baba bubatse bahenzwe kuko ibikorwa remezo byatinze kubageraho. Mukabunani Christine yabajije icyo mu ntara hatekererezwa cyane ko uyu mushinga ukunda kuvugwa cyane muri Kigali gusa. Ati mu minsi ishize muri komisiyo batubwiye ko leta igiye kugira uruhare mu kubaka inzu ziciriritse. Nashakaga kubaza aho bigeze. Niba leta ifite gahunda yo kubaka izo nzu bizakorwa bite? Depite Dr. Habineza Frank yavuze ko gahunda y'imyubakire y'inzu ziciriritse irimo ibibazo bituma hari abayitakariza icyizere. Ati abaturage batakariza icyizere iyi gahunda. Ejo bundi hari inzu zasenyutse ndetse hari ibyemezo byakurikiyeho bikomeye. Hari abantu benshi baguze inzu batakaje icyizere ku buryo n'ushaka kujyamo usanga yaratakaje icyizere. Yavuze ko nubwo bivugwa ko inzu ziciriritse ariko nazo n'iz'abantu bafite akazi. Ati umuntu uhembwa nk'ibihumbi 300 ku kwezi yayabona gute akabasha kwishyura? Hari uburyo ibikoresho by'ibanze byakurirwaho imisoro ku buryo igiciro cyo kubaka kigabanuka. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Jimmy Gasore yavuze ko muri uyu mushinga hari ahagaragaye intege nke za guverinoma y'u Rwanda. Yagize ati leta isa n'iyibwiye ko ibyo yemereye abashoramari bihagije. Mu by'ukuri ntabwo byageze aho byari byitezwe. Ibibazo by'ibikorwa remezo bitinda kuhagera ntiwavuga ngo byongera igiciro cy'inzu. Ahenshi haba hari umuriro ariko ukeneye kongerwa. Imihanda iba ihari kuko iva ahacukurwa umucanga niyo mibi cyane. Yavuze ko igiciro cy'inzu kitari hejuru ahubwo bijyana n'ubushobozi bw'abanyarwanda. Ati ntabwo hazaboneka inzu ya 5. Uwo muntu rero nta buryo wamwubakira inzu ngo ayigure iciriritse. Imwe mu mirongo migari nuko leta yabijyamo ikabyikorera. Ntiwavuga ko igiye kubakira abanyarwanda bose ku buntu. Inteko rusange y'umutwe w'abadepite yanyuzwe n'ibisobanuro mu magambo byatanzwe na Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Jimmy Gasore ku bibazo byagaragaye mu myubakire iciriritse. Ndizera ko iyi video yagushimishije. Kora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana n'izindi video nk'izi. Wabikunze wakanda like. Hari igitekerezo wifuza kutugezaho wagishyira muri comment. Gendi Ishimwe Joseph, dusubire ubutaha.